Kanizere ko mumeze neza cyane, kanizere ko abakunzi ba TV Show muherereye hose witeka ari kubandera ikintu nk'ibisanzwe rero ni the creator Erica Blessing chairman cyaro cya Sugitarani mesha atandukanye. Ngira ngo rero murabibonye uyu iki gitondo ahantu twatwibire twabyice ku kintu bita training. Ntago nije nyine ndi kumwe n'umuntu hano, reka tangira bibwira abakurikiye TV Show. Ngiye banyita teacher abagwirwa Simewo, abanigisha bijyanye no gutwara Suzuki. Bijyanye no gutwara Suzuki. Moto mu Kinyarwanda. Umusaza mbere ko tujya kure ubonye bizavamo se. Bizacamo kabisa. Zacamo amashuri bisaba guhozaho, urabizi. Guhozaho. No guhozaho. Turabizi ko nta kintu kinaniye abanyarwanda, no guhozaho kabisa. No guhozaho. Bora ikintu cya mbere wa mugani, reka tubivuge no gukanguka tukarema tukiremera. Nta muntu uzaza kukureba ngo avuge ngo ngwino ugire gutya, ahubwo uzajya gushaka cya kintu. Umusaza bino bintu bimaze mbije kingana gute? Ibintu bimazemo imyaka 2. Imyaka 2. Mu myaka 2 uri kubona hari ukuntu biri kugendamo neza. Biri kugenda kabisa. Biri kugendamo neza. Ibintu bimaze mu myaka 2 bidacamo. Ntabwo kumva ko waguma mu iyo business. Uhita uyivamo. Uhita uyivamo, ariko ubonye ari ukuntu bwaramutse bwakeye neza kabisa, no kugaruka mu kazi. No kugaruka mu kazi. Umusaza nje wenda tuvuge hari umuntu ubona umuntu yitabiriye igikorwa nk'iki akabifata nk'ukundi, ese ni inama wabwira umuntu ni iki bishobora kumumarira mu gihe yitabiriye kuba yaza akaba yafata ubundi bumenyi, cyane ko biba bitanahenze cyane? Babwire unababwire se bihagaze bite ubundi. Ikintu nabakangurira hano, umuntu ufite ubushake araza. Ni umuntu nyine nawe iri ni iterambere, bavuga ati twihangira imirimo. Naha ngaha ushobora kuza, hari n'uza akiga yabona agategore akaba yakora ibindi, ariko ayifite. Hari ikintu aba yiyongeyeho mu bindi bintu bye yarasanzwe akora. Erega bura wa mugani ufite n'akamoto cyangwa se ufite ako kantu uzi kugira ngo ugere ahantu bakubwiye ati shituri iyo moto bikunanire. Hari aho bishobora kugera n'ubwo utahita ngo bikuyemo inyungu, ariko cyense nuko harimo inyungu nyinshi cyane. Inyungu zibazemo kabisa. Kuko inyungu n'umukecuru arwaye cyangwa umugenzi wawe mubana, hajya aba ari umushoferi wowe ukora ibindi ariko ufite agategora, wemere kumugeza nko kwa muganga rwose. Urubyiruko warukangurira iki aka kanya wenda dusoza, kuko n'ubundi komeza akazi kawe tuba tukubonye ntabwo biba byoroshye kabisa? Gihe cyo nakangurira urubyiruko no kuza bakitabira nyine, ariko nyine kwitabira no kugusanga hano, ntabwo wabwira umuntu ikintu kitarimo waza akora ikintu. Umuntu uri ku giti byigishiramo. Hano duherereye mu karere ka Kicukiro. Umurenge ni Gahanga. Akagari ka Murinja. Abantu b'Umurinja bahe nimero yawe ku buryo haramutse ashaka kukubaza icyo ashaka cyose ashobora kukubaza, bahe nimero n'ubundi abadukurikiranye bashobora kuyibonaho. Nimero yanjye ni 07 9 4 7 ni Habagwirwa Simewo. Umusaza arakoze kuri training y'uyu munsi umpaye. Nawe utahangiye nzaza wongere unyigishe kweli. Nta kibazo, murakoze cyane. Ukunda abagaruka mugani wawe. Sawa. Ngira ngo rero abakunzi ba TV Show nkuko mwamubibonye hano turi ku ground ahantu biti Gahanga mu karere ka Kicukiro. Murabibonye umujene abari kwigisha. Ikintu cya mbere buriya ni amakuru, kandi ikindi mumenye neza buriya umurimo kuri iki gihe no kwihangira umurimo, ukamenya ngo uzagufasha iki ngiki. Ngira ngo murabizi rero ni nk'ibisanzwe the creator Erica Blessing, dukomeza tubakurikirana ibintu bigiye bitandukanye 5 kuri 5. Ciao.